Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye ko abanye natwe mu bihe byahise, tukaba tugeze amasaha nta gikuba cyacitse. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duciye bugufi, ushyirwa hejuru, twese tuboneze rwose, udukure mu gahe hose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabarira, uzubane natwe muri uwo mwanya wo kuririmba, utwemerera indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi utwemerera uwo mwanya uba umumaro n'umugisha kuri twe, naba ari imfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo. Tumenye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uwo mwanya, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko wumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo y'169 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mana, nk'uko wafashaga basogokuruza, niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka. Uzatubera ubuturo budashira iteka. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi. Tugufite nitwifuza undi murengezi. Imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uri uko wahoze. Uhereye kera kose uri uko wahoze. Imyaka ijyana iby'isi nk'amazi ahurura, bikibagirana vuba inzozi z'umuntu. Bikibagirana vuba inzozi z'umuntu. Imyaka 1000 Imana ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguhwaniye n'umunsi umwe musa. Kuri wowe iguhwaniye n'umunsi umwe musa. Mana, wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze kugupfa. Nanone uzaturengere tugeze kugupfa. Nanone uzaturengere tugeze kugupfa. Amen. Umuririmbyi aratubwiye ngo Mana, nk'uko wafashaga ba sogokuruza,
niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Bene data, ndagira nkubwire ngo Imana ibana natwe, ya Mana yabanye na ba sogokuruza, ya Mana yabanye n'abakera, natwe iracyadufasha kandi izakomeza kudufasha, izakomeza no kubana natwe mu minsi iri imbere, kuko ntigihinduka. Uko yakoraga kera na n'ubu niko igikora, uko yakoraga ibitangaza na n'ubu iracyabikora, uko yakizaga abarwayi na n'ubu iracyabikora, uko yakijije abakera natwe izakomeza idukize. Nimukomeze muyigirire icyizere kuko ntihinduka, nanjye ngirire icyizere kuko ntihinduka. Ngo umuyaga w'ishuheri irawuturinda, ngo uzatubere ubuturo budashira iteka. Imana itugirire neza, Imana iturinda umuyaga w'ishuheri, Imana iturinda imiyaga, imiraba, ibigeragezo, igenda ibiturindiramo kandi ikabana natwe, kandi izatubera ubuturo budashira iteka. Izabana natwe ibihe byose, igihe tuzaba tuyikenera cyose izajya ibana natwe kuko ntihinduka. Imana itugirire neza. Ngo kera bakwiringiraga ngo bari mu mahoro, ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi. Abantu biringira Imana ntago babura amahoro. Iyo umuntu yiringiye Imana abona amahoro meza adashira. Imana ntawayiringiye ngo akorwe n'isoni. Niyo mpamvu mbinginga mwebwe munkurikiranye kugira ngo mukomeze muyiringire kandi mukomeze muyifate nk'inyembaraga, kuko iyo umuntu afite Imana aba afite byose, kuko Imana nayo ni byose. Nta wundi murengezi rero twakifuza dufite Imana. Iyo umuntu afite Imana nta wundi murengezi yifuza, nta wundi mutabazi yifuza, kuko mu Mana niho bibera, kuko mu Mana harimo byose. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwikomeze ku Mana, kuko ndagira ngo mbwire umuntu utari waza ku Mana ngo ari mu gihombo, kuko mu Mana harimo byose, mu Mana haberamo byose, mu Mana tuboneramo byose, kuko Imana nayo ni byose. Niyo mpamvu mbinginga abantu batari baza mu Mana kugira ngo baze, igihe ni iki, kuko bari guhomba ibintu bikomeye. Imana itugirire neza. Ngo imisozi itararemwa, ngo isi itarabumbwa, ngo uhereye kera kose uri uko wahoze. Bene data, imisozi itarabumbwa, imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose Imana ntigihinduka. Uko yari iri kera na n'ubu niko ikiri, uko yakoraga kera na n'ubu niko igikora. Ni Imana idahinduka, ni Imana itagihindurwa n'ibihe. Uko iri niko yahoze kandi niko izahora. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muyikomezeho, kuko iyakoraga bya bindi, iyabanye nawe cya gihe n'ubundi ntaho yagiye, niko ikiri kandi iracyakora. Nimuyiringire kandi muyifate nk'inyembaraga, nanjye nkomeze nyiringire kuko tuboneramo byose. Imana itugirire neza. Imyaka 1000 Imana ni myinshi kuri twe, ngo kuri wowe iguhwaniye n'umunsi umwe gusa. Bene data, imyaka 1000 ni myinshi. Twebwe abana b'abantu nyine tujya ducika intege, gutegereza bikatunanira, tukabona igihe cy'Imana ari kirekire, ariko Imana imyaka 1000 yifata nk'umunsi umwe. Imana itugirire neza, kandi umunsi umwe iwufata nk'imyaka 1000. Yo ku buhanga bwayo, ku bushobozi bwayo, ifite ukuntu ibara igihe cyayo, ariko twebwe nk'abana b'abantu tugacika intege, tukavuga ngo Imana iratinze. Ariko Imana nizi uko ibigenza, nizi igihe cyayo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo tujye twihangana mu gihe dutegereje, kuko imyaka 1000 Imana iwufata nk'umunsi umwe imbere yayo, kuko ni ubuhanga bwayo kandi ifite uko ibikora, ifite n'uko ibigenza. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mujye mukomeza mwihanganire igihe cy'Imana, kuko ibikora uko ibishatse, ntawe ujya uburana nayo. Imana itugirire neza. Imyaka ijyana iby'isi ni nk'amazi ahurura, ngo bikibagirana vuba inzozi z'umuntu. Bene data, iby'isi bijya bishira, iby'isi bijya birangira. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwe kwishingikiriza ku by'isi, ahubwo mwishingikirize ku Mana, mwiringire Imana yonyine, mwe kwigira ikintu na kimwe mwishingikiriza, kuko byose bijya birangira, bijya bishira. Amafaranga arashira, ubutunzi burashira, kandi nta n'ibyo tuzajyana. Twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzayivamo ntacyo tujyanye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mureke twiringire Imana yonyine, twe kwiringira
icyubahiro, twe kwiringira ubutunzi kuko ibyo byose ni umusenyi. Imana itugirire neza. Ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze ku gupfa. Bene data, Imana imwe yabanye natwe mu minsi ya kera, mu myaka ishize. Imana yagukijije muri ya myaka yashize, Imana yagukuye muri cya kibazo muri ya myaka yashize, izakomeza ikurengere, irakomeza ikurengere, izabana nawe kugeza no ku rupfu, kugeza no ku mwuka wa nyuma, kuko ntago igisiga abayo, ntago igitererana abayo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukomeze nawe uyishake cyane, ukomeze uyegere cyane, ukomeze uyikomezeho, ntihagire ikintu kigutandukanya nayo. Izakomeza igutabare, izakomeza ibane nawe, kandi izakomeza ikurengere kugeza ku munota wa nyuma. Imana itugirire neza. Bene data munkurikiranye rero, ndabinginga kugira ngo mukomeze mwikomeze ku Mana, kuko Imana yacu ntihinduka, kuko Imana yacu irakomeye. Ni umwami w'abami, ni intwari ku rugamba, ni umwami w'amahoro. Ndabinginga kugira ngo muyikomezeho, nanjye nkomeze nyikomezeho, muyegere kurushaho, kuko mu Mana harimo byose. Ndabinginga kugira ngo mwongere ibihe byo gusenga, kuko turi mu bihe bya nyuma. Ariko ndakubwira wowe nkurikiranye kugira ngo iby'isi byo kugutwaza igitugu, kuko ibingibi tuzabisiga. Ahubwo nimushaka Imana kurushaho, nimwegere Imana kurushaho, kuko uyo wegereye Imana nayo irakwegera. Nimurwanye Satani, Satani azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Mwegere Imana kurushaho, nanjye nkomeze negere Imana kurushaho, kuko turi mu bihe bibi bimwe Pawulo yavuze. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo nimwiyegere kurushaho, mwongere muyibe imbere, mwongere ibihe byo gusenga, mwongere ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, mwongere ibihe byo kuba imbere y'Imana, kuko muri iyi minsi nibyo dukeneye kurenza ibindi byose. Naho ibyo ngibyo bidutesha umutwe, ibyo ngibyo bituma tudasinzira, ibyo ngibyo ni by'igihe gito kandi tuzabisiga. Ndabinginga rero kugira ngo buri wese yite ku iherezo rye, buri wese yasengere aririre ubugingo bwe, kuko nibwo dukeneye burenze byose. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Bene data, ibi byose bitumye udasinzira, ibyo tuzabyongererwa. Icyo usabwa ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Icyo usabwa ni ugukora ibyo Imana ishaka. Icyo usabwa ni ugukiranuka ku gato no ku kanini. Icyo usabwa ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, naho ibindi byose twarabisezeranijwe tuzabihabwa. Humura, Imana iri kumwe nawe. Ya Mana yabanaga n'abasogokuruza, ya Mana yabanaga natwe kera mu myaka ya kera, nano biracyariho, nano biracyakora, kandi izakomeza iturengere, izakomeza ibane natwe, izakomeza idutabare kugeza no kugupfa. Imana itugirire neza. Bene data, ndabwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Uyu munsi niwe wawe, ejo ntuhazi. Wivuga ngo uzamwakire ejo, wivuga ngo uzakizwe ejo, kuko ejo ntuhazi. Muri iyi si turi abashyitsi, iyi si ntabwo tuzayigumamo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uyu munsi, aya mahirwe ubonye, wakire Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Kuko muri Yesu tuboneramo amahoro utakura ahandi hantu, tuboneramo ibyishimo utakura ahandi hantu, tuboneramo kugubwa neza, tuboneramo umutuzo utabona ahandi hantu, kandi ikiruta byose tukaboneramo n'ubugingo. Kuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uze umwikomezeho, uze umusange, agukure mu gitabo cyo kurimbuka, kwandike mu gitabo cy'ubugingo. Nawe umwana w'Imana utangire urugendo rwiza rwo kujya mu ijuru, kandi azagufata ukuboko, azakugeza mu ijuru amahoro. Ntabwo uzicuza rero gukurikira Yesu Kristo, kuko gukurikira Yesu Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukubura icyo ukora, ahubwo ni amahitamo meza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo niwumva ijwi ry'Imana ntunangire umutima. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tugushimiye ko utajya uhinduka, tugushimiye kuko wafashaga abasogokuruza kera na n'ubu kidufasha. Ubana natwe mu bihe byose, utuba bugufi, utubera Imana, utubera byose. Mwami uradukunda, tuguhaye icyubahiro kubw'urukundo rwinshi wadukunze.
wadukunze tutaraba gukundwa, wadukunze turi babi, ariko ibyo byose urabyirengagiza Mwami, urakomeza uradukunda. Turagushimye, icyubahiro ni cyawe. Mwami, nsengera abankurikiranye nabo Mwami baye kukugirira icyizere, bakufate nk'umunyembaraga, kuko uri Imana yakoraga kera na n'ubu ugikora kandi uzakomeza gukora. Ntabwo ujya uhindurwa n'ibihe, ntabwo ujya wivuguruza, nta n'ubwo ubeshya. Ibyo wavuze no kubikora urabikora. Mana, habwa icyubahiro rero, kandi abankurikiranye bakomeze bakiranuke rwose, bakomeze bakora ibyo ushaka, kandi ukomeze ubarindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Mana, dusengeye abarwayi, bakize, ubagirire neza, bakozeho ikiganza cyawe gikiza, baha ibinini byawe bitarura, batera urushinge rwawe rutaryana, mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu mwijima bakureyo Mwami, bazanire mu mucyo, mu izina rya Yesu. Ongera usuke ubyutse Mwami Imana. Dusengeye abari bacitse intege kugira ngo bongere imbaraga, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira, mu izina rya Yesu. Mana, dusengeye imfubyi n'abapfakazi, biteho bagirire neza, ubiyereke bundi bushya, buri wese twakwifuza umwiyereke. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, bana nabo bagirire neza, ubaremere igitangaza Mwami, bahe guheka. Mwami, urakoze ko wabanye natwe, Mwuka Wera naza yerekeza ubutumwa bwo mu ndirimbo, bukora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga, abo n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane. Mana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, yongere bagarukeho bundi bushya, uko muyifuza muyibone, kandi ikiruta byose ikomeze barindire ubugingo, kuko aribwo buruta byose. Naho ubutaha, bye.